Haleluya, haleluya. Ndabasuza bene data, abakunzi ba Naweza Daima. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nongeye rero kubakira ni Mama Matirda. Ngarutse imbere yanyu nzanye ijambo ry'Imana ryiza. Uwiteka abaho umugisha mwese abakunda kudukurikira no kukurikira ijambo ry'Imana no kutwereka ko ribafitiye umumaro. Uwiteka abashyigikire. Ibyo bidusubizamo imbaraga tukabona ko ibyo dukora hari abo bifitiye umumaro. Haleluya. Umwami Yesu rero abaho umugisha, mwegereza Bibiliya zanyu tuganire ku ijambo ry'Imana. Ariko reka dutangire dusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye kandi Imana igira neza, wowe ufite ububasha n'ubushobozi, wowe waremye ijuru n'isi, turaguhimbaje mwami. Ngewe n'abakunzi ba Anaweza tuguhaye icyubahiro ko uri Imana ikomeye kandi Imana igira neza, Imana yambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera. Warakoze kutugirira neza, warakoze kutwihishurira mwami, warakoze kudukuruza neza yawe data, ukatugira ubwoko bwawe bwatoranijwe. Uyu mwanya rero mwami Imana tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tuguhaye ikaze, turakuraritse ngo ubane natwe. Ntabwo twashobora utari kumwe natwe. Mwuka wera w'Imana tuguhaye ikaze, utuyobore mu ijambo ry'Imana, utwigishe, uduhugure, utuganirize, utwubake kandi usenye ibikwiriye gusenyuka mu mitima yacu. Ngaho ganza utegeke, uyobore abakunzi ba Naweza aho bari hose mwami Imana. Uhure nabo binyuze muri rino jambo. Umwe wese ahazwe mu byifuzo bye binyuze muri rino jambo. Tuyobore rero, udukoresha iby'ubutwari muri uyu mwanya mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Haleluya. Yesu rero abaho umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ryiza ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu ibye birahinduka. Haleluya. Iyo umuntu ahuye na Yesu ibye birahinduka. Burya nta muntu uhura na Yesu ngo asigare uko yari ameze. Yesu arahindura. Amen, amen. Nawe uyu munsi ndagukangurira kwegera Yesu, kumutega amatwi, kumva ijambo rye no kumwegera nk'umwami wawe. Arahindura ubuzima bwawe. Iyo umuntu ahuye na Yesu arahindura. Uwariraga amuha ibitwenge, wari urwaye aramukiza. Nta muntu ujya uhura na Yesu ngo asubire yamara amasa. Ndagukangurira rero gukunda Yesu, kumwegera no kumushakana umwete, kuko numwegera uzahindurirwa amateka burundu. Haleluya. Andatinze rero reka tujye mu ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Mariko. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Mariko. Ubwo ndavugana na bafite Bibiliya ko tugiye gusoma, ariko nawe udafite Bibiliya wakwandika. Yewe no muri telefone dusigaye dufite amabibiliya yacu. Ahantu hose Imana nta kwitabigenje dufite za Bibiliya. Reka dusome ijambo ry'Imana rero hano mu gitabo cya Mariko, ibice 5 guhera ku murongo waho wa 21. Ijambo ry'Imana, reka tubanze turebe umutwe w'ijambo kuvuga. Aravuga ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Ngo nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karinda gupfa. Ndakwinginze uzukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe. Abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane. Benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akiza icyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, ese ye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Murabyibuka ko twatangiye tuvuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu ibyo birahinduka. Uyu mugore ngo wari uri mu mugongo, ni ukuvuga ngo yaravaga imyaka n'imyaka. Yesu ashimwe cyane. Yaravaga imyaka n'imyaka. Baravuze ngo nuko hariho umugore wari uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Iyo mvuga ibi ngibi abamama barabyumva cyangwa se n'abakobwa. Ni ukuvuga ngo yari ari mu mihango idakama kumara imyaka 12. Ngo agerageza cyane kwivuza, ngo abavuzi bamumarisha ibye, abitangamwo ikiguzi kugira ngo bamuvure, bamuhe imiti arebe yuko yakira, kuko ibyo bintu byari bimubabaje cyane. Yaraguwe nabi, ataryohewe n'ubuzima, ababaye. Aho yumvise umuganga akajya kumureba bakamuca ibiguzi, ahandi yumvise umuganga akajya kumureba kugira ngo arebe ko yakira, kuko iki cyago cyari kimubujije amahoro mu buzima bwe. Yesu ashimwe cyane. Ibintu bye birashira, ariko ngo ageze aho yumva inkuru za Yesu, yumva ibyo Yesu akora, yumva imirimo n'ibitangaza. Aravuga ati rero jyewe ninkora ku mwenda we gusa, ningera aho ari ngakora ku mwenda we gusa, jyewe nzi ko nzakira rwose burundu. Haleluya. Aravuga ati nubwo abandi bamukoraho, nubwo abandi bagendana nawe, nubwo abandi arinda kujya iwabo, nubwo abandi, mbega yewe icyo nshaka ni ukumukora ku mwenda gusa gatoya, atarinza nkora no mu ntoki, atarinza aza no mu rugo rwanjye. Dore ntiyananyemerera no kuza ndanduye. Icyo gihe aba bantu babaga batemewe muri sosiyete, abagore bameze gutya. Yesu ashimwe cyane. Bari mu mugongo bameze batya, niyo mpamvu yagendaga yihishahisha. Ariko aribwira mu mutima we ati ninkora ku mwenda we gusa ndakira. Yesu ashimwe cyane. Afite kwizera yuko nakora ku mwenda wa Yesu gusa akira. Ajyana uko kwizera, aragenda arabyigana muri ba bantu benshi babaga babyigana. Mu gihe hano tubona umutware washakaga ko arinda kujya mu rugo rwe. Yesu ashimwe cyane. Yashakaga ko ajya mu rugo rwe kujya kumukiriza umwana. Niba mwahumvise ngo umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati agakobwa kanjye karinda gupfa, ndakwinginze uzukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Abandi barashaka ko agomba kujya mu rugo rwabo gusengera abarwayi, ati ngwino ujye kurambika ibiganza ku gakobwa kanjye gakire kabeho kuko karinda gupfa. Ariko uyu mudamu we yari yamaramarije kuvuga ngo jyewe uyu munsi ndatahana igitangaza cyanjye, ninkora ku mwenda wa Yesu gusa ibyo birampagije. Haleluya. Ahagurukana kwizera kungana gutya. Aravuga ati iki cyago kirandambiye, kutajya mu bandi birandambiye, kubera ukungu kumeze mpumanye, babitaga abahumanye icyo gihe. Ndabirambiwe, sijye wabona ngeze aho Yesu ari nkakora ku mwenda we gusa, ndumva nizeye ko ndi bukire. Yumvise inkuru ze gusa, muri wagira kwizera. Yesu ashimwe. Mwene data, wowe ugira kwizera kungana iki? Wowe wizera Yesu bingana iki? Hari abari no mu nzu y'Imana basenga buri munsi, bumva ijambo buri munsi, baterana baririmba bahimbaza Imana, ariko batagira kwizera. Ni kangahe uhura n'amakuba n'ibyago ukiganyira, ukabura amahoro, ukitotomba, kandi uri mu nzu y'Imana. Ariko uyu nguyu we yaravuze ati jyewe icyampa ngakora ku mwenda wa Yesu gusa, jyewe nzi ko nakira burundu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Noneho ajyana kwa kwizera, ngo aragenda arabyigana uko abandi babyigana bashaka kumureba mu maso, uko abandi babyigana bamwegera. Waravuga ati jyewe icyampa gusa nkabona nkoze ku mwenda. Abyigana na cya kivunge cy'abantu, arabyigana, dore ko iyo bamenye ikibazo afite batari no kumwemerera ko amwegera, nabo ntibari kwemera ko abegera. Ariko yarabyiganye bucece, umugore w'ubwenge uzi ko ikibazo cye kigomba gukemurwa na Yesu. Arabyigana, aragenda amukora ku mwenda we gusa. Haleluya. Ngo akimukoraho, kubera ukuntu yari yajyanye kwizera yuko ikibazo cye kiri bukemurwe na Yesu, icyo cyari cyarananiranye ahantu hose. Aravuga ati ni Yesu niwe uzandangiriza ibibazo. Haleluya. Amaze kumukora ku mwenda gusa, ngo yiyumva mu mubiri we ko akize icyago cye, yumva ko cya cyago gikize. Kwizera kwamaze kumwemeza ko nakora ku mwenda wa Yesu akira. Koko amaze kumukoraho, ariko byamutwaye ikiguzi cyo kubyigana kugira ngo amugereho, kuko Yesu abantu benshi bari bamukikije. Ariko amaze kumukora ngo yiyumva mu mubiri we ko akize icyago cye. Haleluya.
Icyampa uyu munsi ugakira icyago cyawe. Icyampa uyu munsi nawe ukabyiganira gukora kuri Yesu. Icyampa uyu munsi nawe ukabyiganira kujya mu nzu y'Imana. Haleluya. Icyampa uyu munsi ukabyiganira kumva inkuru za Yesu. Ukajya kuri YouTube ushaka ijambo ry'Imana. Udashaka abakina ibindi bintu bitahesha n'Imana icyubahiro. Ukajya kuri YouTube ugiye gushaka ijambo ry'Imana kugira ngo rigukize, rigusubize intege mu bugingo, riguhumurize, rikongerere kwizera. Icyampa ukabyiganira kujya mu nzu y'Imana. Icyampa ukabyiganira gushaka abakubwira ibyururutse umutima. Icyampa iri jambo rigafungura umutima wawe ukumva yuko kwegera umwami wawe ari iby'ingenzi kuruta ibintu byose. Kuko uyu mugore yari yaragerageje kwivuza ngo abavuzi baramumarishije ibintu bye, ariko ntiyagira icyo abona. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Noneho ngo arabihorera, abona abigishwa batazi ibyo bavuga. We ngo araranganya amaso muri ba bantu kugira ngo arebe umukozeho, kuko yumvaga hari igitangaza gikoretse. Haleluya. Nukora kuri Yesu neza azamenya ko hari umuntu umukozeho. Niwumva ijambo rikagutera kwizera, umwami wawe azabimenya, akoreshe ririya jambo kugira ngo ubone igitangaza cyawe. Nuhimbaza Imana ukumva usabanye nayo, Imana izaguha ubuntu bwayo kandi uzahava wumva wahindutse, wahinduriwe amateka. Haleluya. Ngo arabihorera, abigishwa arabihorera, aguma kubararanganyamo amaso ngo arebe umukozeho. Noneho ngo wa mugore aratinya kuko yarazi ikimubayeho, ngo amubwire iby'ukuri byose, amubwira ibye, indwara yararwaye nuko ibye byari bimeze. Ngo Yesu aramubwira ngo mwana wanjye, ngo igendere, ngo ukire rwose icyago cyawe. Haleluya. Nanjye ndaguhanuriye ngo mu izina rya Yesu kubwira ijambo ukire rwose icyago cyawe. Uko niko umugore yabonye igitangaza cye, uko niko yakize icyago cye, uko niko yahumanutse, uko niko yasohoye amaraso yakamye. Umugore aba muzima, agubwa neza, arishima. Ariko ubundi yarabuze amahoro. Nawe uribaza imyaka 12. Mwababwiye ngo iki kibazo cyamenywa n'abamama cyangwa abakobwa. Ibaza imyaka 12 umuntu ari mu mihango idakama. Umugore yari yaragowe, ahubwo sinzi gute amaraso atari yaramushiranye. N'ubuntu bw'Imana. Yesu yagira ngo aziheshe icyubahiro. Uko niko uwo mugore yakize kubwo kwizera Yesu. Nshobora kuba mvugana n'umuntu uri mu makuba atandukanye, mu byago bitandukanye, wibaza ngo bizaca he, bizanyura he, bizagenda bite. Ariko icyo usabwa ni ukwizera umwami wawe. Icyo usabwa ni ukubyiganira kumwegera. Icyo usabwa ni ukubyiganira kumva ijambo ry'Imana, kubyiganira kujya mu nzu ye. Yaravuze ngo dutere intambwe imwe ngo 99 nize. Umugore yakijijwe nuko yateye intambwe amaze kumva ibya Yesu, ajya kumukora ku myenda. Yesu ashimwe cyane. We ntabwo yiriwe amera nka Yayiro ushaka kumujyana mu rugo rwe. Yaravuze ati jewe icyo nshaka ni ugukora ku myenda ye gusa. Ese mwene data, wowe icyo ushaka ni iki kuri Yesu? Mwegere, wumve ijambo rye, rigusubize intege mu bugingo, riguhumurize, rigukomeze. Ijambo ry'Imana rirakiza. Ijambo ry'Imana n'umutsima w'ubugingo. Ijambo ry'Imana risubiza intege mu bugingo, rikiza indwara. Ijambo ry'Imana ririmo ibyo dukeneye byose. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Egera Yesu, wumve ijambo. Egera umwami wawe, jya mu nzu y'Imana. Kurikira ijambo ry'Imana kuko ririmo ubuzima. Haleluya. Uyu mugore nuko yakize, amateka yabarahindutse burundu. Imyaka 12 ari mu mugongo, ariko umunsi umwe gusa yagize kwizera, atera intambwe, arabyigana, akora kuri Yesu. No kuvuga ngo nawe ntacyo uzabona utabyiganye, ntacyo uzabona utagiharaniye, ntacyo uzabona utateye intambwe. Uyu mugore yakize kuko yabyiganye, yateye intambwe akajya gukurikira Yesu, agenda abyigana n'abantu bitamworoheye, abantu batamwemera, batari kumwemera iyo bamenye icyago cye. Ariko aravuga ati ndakora icyo binsaba cyose, ariko nkore kuri Yesu. Kandi koko yabigezeho, amukozeho arakira. Nawe nutabyigana n'izo shuguri zawe, nutabyigana n'ibyo bibazo ngo bitesha agaciro, wegere Yesu. Nuguma muri ayo maganya n'ayo marira, ntabwo uzabona gutabarwa. Byigana, gira ibyo wiyambura, gira ibyo usiga, gira ibyo utesha agaciro, ubyigane, usesere, ubone inzira, ukore kuri Yesu. Ugiye mu nzu y'Imana, wumva ijambo ry'Imana, uzahora muri shuguri. Nutahura urarira kubera ibibazo, utahurira kubera indwara bagusuzumye kwa muganga idakira, egera Yesu agukize. Haleluya. Hari n'ijambo ry'Imana rindi hano mu gitabo cya Yohana, reka tujyanemo. Haleluya, haleluya. Yohana ibice 5 guhera ku murongo waho wa mbere, ariko reka dusome umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Imyaka 38 amugaye. Haleluya. Ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, ngo nuko Yesu agiye Yerusalemu. Ngo kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi, ngo mu Ruheburayo cyitwa Betsida. Ngo cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi.
harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamwo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Haleluya. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije, nkiza unda ntanga kumanukamo. Yesu aramubaza ati, Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu ahuye na Yesu ibye birahinduka. Turabona ko uyu mugabo yaramaze imyaka 38 amugaye. Nawe yicaye ku mabaraza, kuri rya baraza aho bari bicaye, kugira ngo amazi niyihinduriza icyo kidendezi cya Betsida, nawe yiture muri ya mazi. Ngo amazi hari igihe yihindurizaga marayika yamanukiyemo, noneho ngo umuntu ubanje kujya muri ayo mazi akaba ari ukira indwara ye iyo ariyo yose. Uyu nguyu rero ntiyari afite umuntu wo kumufasha, yari ari wenyine. Imvura yagwa ikahamusanga, izuba ryaza rikahamusanga, inzara yaramwiciye aho, inyota yaramwishe, adafite umuntu wo kumufasha no kumwitaho. Nkuko nawe ushobora kuba nta bufasha ufite, ureba ukibaza gutabarwa kwaho kuzava ukahabura. Inyota yarakwishe, inzara yarakwishe, waguye umwuma, ibibazo byakubanye ibibazo, amakuba n'amakuba, ibyago n'ibyago. Egera Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo byawe. Haleluya. Noneho ngo Yesu ngira ngo n'icyamujyanye hariya kwari kugira ngo atabare uyu muhungu wari umaze imyaka yose 38 amugaye, ari hano adafite ubufasha. Erega Yesu arabizi ko nta wagufasha, arabizi ko nta wagutabara, arabizi ko ufite ibibazo nta wabigutabaramo, nta wakurengera. Niyo mpamvu ashaka kugira ngo umwegere akurengere. Niyo mpamvu ashaka kugira ngo wumvire ijambo, wizere, utabarwe binyuze muri rino jambo. Haleluya. Wabwirwa n'iki mpamvu ari wowe wumvise rino jambo? Maze Yesu aramubwira ati, mbese urashaka gukira? Atangira kumusobanurira. Kwizera gukeye, yari yaracitse intege kubera imyaka yaramaza. Aratangira amusobanurira, aterega yewe mwigisha, simfite umuntu mfasha. Iyo amazi yihindurije abafite ababo babasunikira mu mazi bagakira. Naba ngerageje kwikurura ngo njye kwisunika ndebe ko na simbukira mu mazi, undi ufite umusunika antangamwo. Ati niyo mpamvu ngewe ubona ameza ahangaha. Aramubwira ati, urashaka gukira? Wakaguma amusobanurira ibibazo. Noneho Yesu abona ko ntaho bari buhuriza. Icyakora cyo yabonaga ko uyu muntu ababaye ari agahinda kamuvugisha amagambo menshi. Haleluya. Aramubwira ati, ngaho ikorera uburiri bwawe ugende. Kuko yaraje kuri misiyo yo kumukiza. Yari yarabonye intimba ye, yari yabonye agahinda ke, yari yarabonye amaganya ye n'amarira yawe. Naje kukubwira ko Imana yabonye amarira yawe, naje kukubwira ko Imana yabonye agahinda kawe. Ibyago byawe Imana yarabibonye, ariko gira kwizera, urabona ineza y'Imana. Haleluya. Arambwira ati, ngaho ikorera uburiri bwawe ugende. Ako kanya yikorera uburiri bwe aragenda, arakira. Biramamara ko cya kimuga cyari kimaze imyaka 38 hahandi wa mugabo wari mugaye yakize. Byagenze bite? Inkuru iramamara, barabibaririza, bamenya ko Imana yakoze ibitangaza. Haleluya. Ineza y'Imana mwene data, ntaho Imana itagukura. Imana ni umurengezi, Imana ni umutabazi, Imana ni imbaraga, Imana ni ibyiringiro, Imana ni agakiza, Imana ni umuhoza wabarira. Nuhura na Yesu uyu mwanya binyuze muri rino jambo, urabona kugira neza kw'Imana. Iri jambo nuryumva ukizera, urabona ineza y'Imana. Kora ku myenda ya Yesu, kora ku inshundura ze, izera ijambo rye, urabona kugira neza k'umwami wawe. Haleluya. Kwizera gukuraho imisozi, kwizera gukiza indwara, kwizera gukiza intambara, kwizera gukiza inzara, kwizera gukiza ibintu byose. Gira kwizera, ukuri reno jambo rishyire mu mutima wawe, uritekereze, urisengeremo, urabona ineza y'Imana. Iyo umuntu ahuye na Yesu arahinduka. Nshuti yanjye, ndagusaba kugira ngo wizere iri jambo ry'Imana. Hari impamvu muri uyu mwanya ari wowe uryumvise, nuko Imana hari ikigira ngo ikore muri wowe, igutabare, igukize mu makuba yawe urimo, mu byago urimo, mu marira urimo, mu gahinda urimo. Nuhura na Yesu urahinduka. Haleluya. Mbese hari ushaka kwakira Yesu? Undebe ukurikirira ijambo, akira umwami wawe, uzabona ineza ye. Hari ushaka ko Yesu amutabara akamukiza indwara? Mwisunga umwizere, aragukiza, arabishoboye. Haleluya.
ni byose muri byose kuba mwizera. Icyo nkubwiye cyo ntawuhura nawe ngo asigare uko yarameze. Twaramubonye, twabonye kugira neza ko mwami. Reka ngusengere, Imana ikorere muri ino jambo. Ndagushimiye Uwiteka, Imana ikomeye, Imana nzima, Imana nziza. Turagushimiye mwami wacu kubwira ijambo ryiza. Ntawuhura nawe koko ngo asigare uko yarameze. Ni koko nanjye narakubonye, nabonye ineza yawe. Nabonye imirimo n'ibitangaza ukora mu buzima bwanjye mwami Imana. Nabonye unkiza indwara nyinshi zitandukanye. Nabonye undengera narenganye. Nabonye untabara umoza amarira ndimo ndira. Nabonye imbabazi zawe, nabonye urukundo rwawe mwami. Hari aho wantabaye ntari gutabarwa n'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu nsengeye mwene data ukurikiye rino jambo kuri Anaweza mwami, kugira ngo umutabare mu bibazo byari byo byose yabarimo, mu marira, mu makuba, mu karengane, mu bushomeri, mu burwayi, mu byago bitandukanye mwami. Ndabizi ko muri iyi si tunyura muri byinshi, kandi ibyo byose niko bibabaza umutima. Ndagusaba ngo utabare umuntu wari we wese wumvise rino jambo, uhaze kwifuza kwe. Abarwayi bakize mwami Imana, abashomeri bahakaze, abariraga ubahoze, urengera abo barenganaga bose babone ukuboko kwawe. Buri umwe wese mwami uzakurikirira ijambo, uri buryumve none, uzaryumve ejo, imyaka yose. Ndabizi ko ijambo ryawe ridasaza, ijambo ryawe ni rizima kandi rirakora buri munsi. Reka umuntu wese uzahura n'iri jambo umunsi wari wo wose rizabe rishya mu buzima bwe, kandi rizahindura amateka y'u Burundi. Azahinduke kuko azaba ahuye nawe, kandi ni wowe uri muri iri jambo, ni wowe uri inyuma y'ijambo ryawe, kandi uririmo kugira ngo urikoreshe imirimo n'ibitangaza. Urakoze mwami, ndaguhimbaje, ugize neza kubwira ijambo ryiza. Ndagushima ko unkoresheje muri uyu mwanya. Ndagushima ku bwa bene data batwara umwanya bagakurikira ijambo ryawe, bagakoresha amafaranga yabo. Mana, bagira umwete wo kugushaka, ubahaze uburame n'umugisha. Ineza yawe ibane nabo muri byose mu izina rya Yesu. Mwene data, niba wumvise ijambo ry'Imana rikakubera iry'umumaro, rikaguhesha umugisha, koresha amamega yawe uryoherereze mwene data, uryohereze inshuti yawe, uryohereze, dufatanye gukora umurimo w'Imana kugira ngo benshi batabarwe n'Imana binyuze muri rino jambo. Ikindi, niba utarakora subscribe kuri channel yacu, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kuri channel yacu ya Anaweza Daima, kugira ngo ibiganiro byose tuzajya tunyuza kuri channel bijye bikubera umugisha, ujye utabarwa. Kandi ikindi, ujye ufatanya nanjye gusakaza ijambo ry'Imana. Buri munsi nubona ikiganiro ujye ukigeza ku bandi. Ukande rero kuri subscribe, hari n'akantu kari ku ruhande kameze nk'akazogera, nugakoraho barakubaza ngo urashaka kujya ubona ibiganiro byose bica kuri channel ngo cyangwa ni bimwe na bimwe. Bibaye byiza wagaragaza ko all, ugakanda kuri all, bivuze ngo byose uzajya ubibona, ko bizagufasha gukurikira gahunda z'iyi channel, kandi abizi kuzahabwa umugisha. Umwati wawe si ubusa ku mwami. Umwami Imana abaho umugisha mwese. Shalom shalom.